Hi, muhaye ikaze kuri Clarisse Girishya YouTube channel. Mushimira kuba turi kumwe. Nizereko umeze neza aho uri hose. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona utuvideo dushyashya uko tugiyeho, kandi ukore like niba wakunze iyi video, unasharinge inshuti zawe nazo zibashe kuyibona. Nikaze rero uyu munsi mbafitiye akantu gashyashya kavuga ngo ni gute wagabanya amatama mu gihe ufite amatama manini akubangamira, mu gihe ubona size y'amatama ufite ari nini cyane, ni gute wayagabanya, ni iyihe myitozo wakora amatama ufite akagabanuka. Nibyo tujye gukurikira muri iyi video, ntucike. Mu gihe rero ufite ayo matama manini akubangamira, hari imyitozo itandukanye wakora. Muri iyo myitozo naguhitiyemo imyitozo ari nawe njye kukwereka muri iyi video, uyigerageze. Ndizera neza ko hari ikizagufasha, kandi mu gihe gito cyane, nyuma y'icyumweru nawe uzaba urimo kubyibonera. Umwitozo wa mbere ni uyu nguyu. Umwitozo wa kabiri uzakora ni uyu nguyu. Umwitozo wa gatatu uzakora ni uyu. Umwitozo wa kane uzakora ni uyu. Umwitozo wa gatanu uzakora ni uyu nguyu. Umwitozo wa gatandatu uzakora ukabasha kunanura amatama yawe nk'uko ushaka ni uyu. Umwitozo wa karindwi ari nawo wa nyuma ni uyu nguyu. Icyo uzakora wowe ni ukugerageza buri mwitozo ukawukora igihe kiri hejuru y'amasegonda 10. Buri mwitozo ukawukora amasegonda 10 cyangwa se 10 kuzamura buri munsi. Nukora iyi myitozo mu gihe kingana n'icyumweru, uzaba urimo urabona result, kandi buri kimwe kimeze nk'uko wacyifuzaga. So nicyo musaba ni gukora subscribe kugira ngo n'utundi tuvideo tw'ubwenge ujye tubona tukigeraho, kandi ukore share no ku nshuti zawe zibashe kubona iyi video. Mu gihe waba wakunze iyi video, wakanda like. Even niba ufite icyifuzo cyangwa se igitekerezo, jya hasi muri comment wandikemo icyifuzo cyawe cyangwa se igitekerezo, nta kibazo.